Muraho neza, hano hari amafaranga ari kwibunza amahirwe ku muntu wese ufite telefone. Iyi video irareba umuntu wese ufite telefone akaba ashaka gukorera amafaranga online nta gishoro muri Gmail Farmer. Ibaze aho ukora email imwe. Kwibutsa mbere yuko dutangira iyi video, link y'iyi video, link y'iyi Gmail Farmer urayisanga muri description ya mbere y'iyi video ndetse no muri comment ya mbere. Aya ni amafaranga ukwiye gukorera niba uri umunyarwanda. Guys, imagine gukora email imwe bakaguha amafaranga agera kuri 300 y'amafaranga y'u Rwanda. Guys, aya mafaranga nabacike niba ufite telefone nyinshi, noneho byabakarusho kuri weho ucuruza telefone, byabakarusha amafaranga wayakorera. Urabona ko baguha 0.2 by'idolari gangana na 321 cyangwa bakaguha 0.25 by'idolari gangana na 365 kuri Gmail imwe. Guys, imagine icyo kintu, Gmail imwe ukabarirwa ibiceri 300 bigera kuri 400. Ibaze ukoze Gmail 100 ku munsi ufite telefone nyinshi. Gusa telefone zacu nizirenja Gmail 5. Iyo Gmail 5 kuri 300 nawe ukubura byumva ntabwo ari amafaranga make. Guys, nta ari amafaranga make kuko urumva gari gukabakaba mu cyangahe mu cya 5 gutyo. Gmail 2 gari gukabakaba mu cya 5 gusa. Guys, rero amafaranga ntagucike. Link yo kwiyandikisha irayisanga muri comment ya mbere no muri description ya mbere y'iyi video. Guys, rero YouTube channel nk'ibisanzwe aracyari Uziyeri Tech Media. We mushasha kanda subscribe. Guys, ndakwinginze reba ko wakanze subscribe. Ni utarakanda subscribe, guys, ndakwinginze reba niba utarakanda subscribe uyikande. Niba utarakanda subscribe uyikande, ukande n'inzogera tagera kuri step by step. Kanda hano handitse subscribe, wongere wakande bwa kabiri uze ukande n'inzogera kugira ngo buri ko twauploadinze video ujye ubona notification mu ba mbere. Mu ba mbere. Guys, rero ntabatindiye muri video, niba wamanze gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Igitekerezo cyanyuganizi murabizi nk'ibisanzwe obisangwa ni muri comment. Niba warangije gukora ibyo byose, muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo ukarayitinga iyo email n'uburyo ubikuza muri iyi Gmail Farmer. Ntabatinde rero, niba warangije kwiyandikisha ititonderwa ugomba kuba ufite Telegram account. Niba udafite Telegram account, guys, yidownloadinge uze uyifungure Telegram account. Dore ngiyi za muri Play Store, ugomba kuza muri Play Store ukadownloadinga Telegram, kuko kugira ukora amafaranga muri application bisaba kuba ufite Telegram. Urabona uko ikora nguku, uhora idownloadinga, urahita ukurikiza step zose barakwereka. Ubundi unagiza kuidownloadinga ukuremo account. Kimara gukoramo account urahita ukanda kuri email, kuri link ndabana gushira muri comment ya mbere cyangwa se muri description ya mbere y'iyi video. Ukimara gukanda kuri Gmail urahita ureguka kuri page imeze ukunguku. We nta kintu urahita bava wati can button register Gmail account and get paid. We icyo urakanda uhita uzugakanda kwa kano kamenyetso akangaka kari hano. Iyo ukimara kugera gutyo umaze gukanda kuri Gmail account, kwanda kuri akamenyetso. Ukimara gukanda kuri akamenyetso kameze gutya uhita ukanda back. Ukimara gukanda back bahita bakwereka hano handitse register new account. Yera kuri step by step bahita bakwereka hano handitse register new account. Bakimara kwereka hano handitse register new account, urabona ko twewe dufiteho 1667 1667 ariryo idolari rimwe n'igice kimwe, ariko biracyari kuri holiday ntago birajya kuri balance. Ikitonderwa hano bikuza y'amafaranga yawe yavuye kuri holiday yagiye kuri balance, kandi kuri balance akugeraho nyuma y'amasaha 48 cyangwa
nyuma y'amasaha 24 guys, bamanza gukora check up bagacekinga niba neza ko ibintu wakoze ari byo, ubundi bakakwishura nyuma y'amasaha 48. we nugira ikibazo urakora ugakora amafaranga yawe, ikigaragaza ko wakoze warangije gukora email, amafaranga yawe uhita ukanda dani gakaza hano kuri World. Amafaranga yaje hano kuri World ni nk'aba bayageze kuri balance barayaguha, kereka ukoze nabi nudakora ibyo ngiye kwereka niho ujaja uraba wabikoze nabi, nta kintu ujaja uri bubone. Kandi iyi application iyo ugerageje gukora ibintu nabi barakuboroka, ntago wabicira ibintu ngo bakwihorere, barakuboroka guys. Rero ukimara gukanda hano handitse register new account, hano niho ukanda buri gihe iyo ushaka account, ushaka creating email niho ukanda. Ukimara gukanda hano handitse register new account, ukimara gukanda register new account barahita baguha, adusubira inyuma nago nakanda register new account ngo bame indi email, kandi iyi ngiyi bayimaye ejo none ntandayikora bitewe nuko telefone yanjye nta izindi email yemerewe, ndashaka ngiye kubeyobora inzira z'ukuntu uyikora. we barahita baguha ishusho rimeze gutya, baravuga ngo register account using the special data and get from 0.22 by'idolari gangana n'amafaranga 321 y'amafaranga y'u Rwanda, cyangwa se 0.25 by'idolari gangana na 365 y'u Rwanda. wewe icyo urakora nta kindi, impamvu uri kubona ngiye ari mu manyarwanda nuko ari ngiye wabisetting. nawe nushaka kubisettinga uraza hano handitse setting, nagira ngo kuri step by step. nushaka kubisettinga uraza ukanda hano handitse setting, uraza hano handitse setting wakanda. ukimara gukanda hano handitse setting urakanda hano handitse currency, ndagira ngo ukurikire. ukimara gukanda hano handitse currency uraza ugashakamo igihugu cy'u Rwanda iyo ushaka kuyashira mu manyarwanda kugira ngo ujye ubona amanyarwanda n'amadolari. ukimara gushiramo igihugu cy'u Rwanda urahita ubyemeza gahite gaza mu manyarwanda, aribwo urahita utangira kubona hano bari kuguha akazi gakaza mu madolari gakaza no mu manyarwanda. we icyo urakora rero nta kindi, uraza ufungure, ndagira kuri step by step, uraza ufungure Gmail yawe, uraza ufungure Gmail account yawe, ndagira ngo kuri step by step. ukimara gufungura Gmail account yawe uraba ugiye ucreatinga email, iriya email ari byo ngiye kwereka uburyo iyo email uyicreatinga. uburyo ucreatinga email uraza ukande hano handitse, urabizi creatinga email nta muntu utabizi, impamvu ndinze umutekano wa email yanjye. uraza muri Gmail zawe uhita ukanda hari abanditse add account. ukimara gukanda add account urahita kuri page imeze uku nguku, uhita ukanda hano handitse Google. ukimara gukanda hano handitse Google telefone yawe iba nk'izimye. ukimara gukanda hano handitse Google telefone yawe iba nk'izimye nyine, bagusaba password isanzwe nyine, password ukoresha uri kwinjira. twari kubona ko bari kudusaba ya finger, turakoresha finger ya kuri step by step. ukimara gukoresha finger turego kuri page imeze kunguko, turaza dukanda hano handitse create account, turaza gukanda hano handitse create account, dukande personal, ndagira kuri step by step. tukimara gukanda personal hano ukoresha birabaguhaye, urabona yuko uza ugakanda kwa dantushi, ugagaruka muri Telegram yawe ukareba ngo ni irihe zina baguhaye, urabona yuko baduhaye. wewe icyo urakora urabona ikitonderwa hano ukoresha ibyo baguhaye, kuko we baguha password bakaguha na email bakaguha na recover, ibyo ngiye kwereka guys. wewe icyo ukora hano nta kindi, uraza ukanda hano handitse, urabona ko baduhaye first name, hano ho haba hari ubusa, last name haba hari ubusa, nta kintu ukoresha. uraza ugakoresha first name, izina rya mbere baba baguhaye, uraza ugakopiya rino abantu guys, uraza ukagakanda, urabona ko kabaye copy decryptory. abantu batazi gukopiya guys, ufite n'ibintu byo gukopiya nibyo ngiye kubigisha guys. uraza ugakopiya bino byose kugira ngo bikorohere, ukaza wenda muri WhatsApp yawe, urugero ushaka ntabwo urabyohereza uko ndi kwereka uburyo nyine byakorohera, wenda ukaza
ugahita ubishyira ugahita ubipesitinga muri WhatsApp yawe wabikopiye hejuru. Hari abantu batabibonye neza, reka nze mbikereke. Uraza ukabikandaho ukomeje gutya, ndagira ngo kuri step by step. Wabonye kano kamenyetso kameze nk'agasanduku kari hejuru, ndagira ngo urebe kano kamenyetso kameze nk'agasanduku kari hejuru ukagakandaho. Iyo ugakanzeho gutya ubikopi, uraza ukabipesitinga muri WhatsApp yawe, bikaba bimeze gutya. Uraza we ntabwo ubyohereza, ahubwo urabireka gutya, ukamanuka ukaza ukareba ahandi handitse golden, ukahakanda ukakomeza, bakakubwira ngo kopi, ugahita ukopiya. Ukimara gukopiya iyo golden, uhita uza muri ahandi turi gukeretingera email. Hari igihe ahita updatingamo ibintu wakoresheje, urahita ubitsiba uze upestingemo ya golden, uhita ukanda next. Ndagira ngo ukurikire step by step guys. Iyo ubikoze nabi ntuhembwa, kandi iyi Gmail fama wowe utarayikoresha guys, uri gucikwa n'amahigwe aza rimwe mu buzima. Niba ufite phone imwe, ushobora kujya utira phone ya mugenzi wawe ugakeretinga email, ushobora kujya ufata phone ya via ugakeretinga email, ukakora remove. Kirangije gukeretinga email uhita ukora remove. Hano urahita ukoresha ibyo ushaka wavuga ngo yavutse ya mbere kwa mbere, ngo muri 2000, urareba izina baguhaye golden. Urumva golden ni umuhungu, ntago ari umukobwa, ugakanda female. Iyo baguhaye izina ry'umukobwa ukanda female, iyo baguhaye izina ry'umuhungu ukanda male, umuhungu, ugakanda next. Ukimara gukanda next uritoreguka kuri page imeze uku nguku. Hano weho bino ntacyo ubihinduraho, ntacyo ubikandaho, ahubwo weho uraza ugakanda hano handitse create you one Gmail address, ugahita akaba ariho ukanda. Ukimara gukanda hano handitse create, uhita ugaruka hano muri WhatsApp yawe, ukareba hano baguhaye ngo email, ukareba ya email baguhaye ukayikopiya, ukaza ukayikopiya. Ndagira kuri step by step guys. Icyo utarasobanukirwa unyandikire ngufashe muri WhatsApp, ko bino biba bihari. Uraza ukabikuraho gmail.com, uraza ukabikora ko ukubona ko hano biba bihari, ugakanda next. Kuri step by step. Ukimara gukanda next bahita baguha hano gushira password nayo baba bayiduhaye. Turaza turi hano baduhaye password, tuze tuyikopiye dukande copy. Tukimara gukanda copy turaza tuyipestingemo hano, turaza dukandemo, dukomeze dukande paste. Tukimara kuyipestingamo turakanda next. Ndagira ngo kuri step by step turakanda next guys. Rero uri kubona ngiye kubambwiye ngo this might talk a few moments later. Ni ukuvuga ngo telefone yanjye ntago yabasha gukora indi email nyine, ukubona ngo uri kunsaba kuverifya. Iyo bibaye gutya biba byanze, kubera ngiye nsanzwe nyikoresha na creatinzemo email nyinshi, none ubu ngubu nta yindi email nshasha ntiyemerewe gucreatinga muri telefone yawe. We urabikora kuriya. Ukimara kubikora kuriya, abantu muzi gucreatinga email murabizi, iyo email yemeye muzi ukuntu iza imeze. Kanze mbereke wenda iyo email yemeye ukuntu iza imeze, murabizi nyine, nta muntu utazi ukuntu email iza imeze iyo yemeye. Uvuga ngo iyo ikimara kwemera, ndagira ngo ukurikire step by step. Iyo ikimara kwemera email yawe, uza muri Telegram yawe. Murabizi ukuntu email yemera guys, mumbabarire nzi ko email birakunda. Email weho numara kuyikeretinga yaje muri telefone yawe, kuko ubu uri kubibona ko email yaje, uraza ugakanda hano handitse done. Ntukande done guys utarangije gukora email, uraza ugakanda hano handitse done. Ukimara gukanda hano handitse done, bahita bakwereka, bahita baguhitishamo utuntu tubiri tuba twanditseho ngo klika, ngo payment completed, payment completed nyine tu, ugahitamo $2 ugahita ukanda check in guys. Ukimara gukanda check in we icyo baguha nta kindi, nzimbikweke niba bishobora kuba bikirimo. Urabona izi zose nizo mba narakoze, ni email mba narakoze. Urabona hano mfite 6 nkomeza gukora paka ngeze ku 6 guys. Rero uhitamo nawe nk'umuntu wize guys. Umuntu wize ntago biri buze kumunanira, uhita ukirikaho ugahita ukanda complete. Ukimara gukanda complete bahita bavuga ati hindura recover ya email. Iyo email barayiguha hasi y'ibi ngibi baba baduhaye guys. Nyine wewe ntago urakoresha bino, icyitonderwa ntago urakoresha bino byanjye, ahubwo wowe urakoresha ibyawe ku giti cyawe baraba baguhaye. Hari abantu mushobora kuba mwakoresheje bino kandi nababwiye ngo iyo ushaka kugira ngo baguhe nyine akazi, ukanda hano handitse
iyo ushaka kugira ngo baguhe akazi aka nkande back mbikwereke nuko ndi kubona bitari kuza, ariko dutangira nabiberetse. Ukanda ahanditse new account register. Ukimara gukanda new account register nibwo bahita baguha nyine email yo creatinga, ukayicreatinga mwabura buryo nkwereza. Ukimara gucreatinga iyo email uraza, ngiye reka nze nkoresha YouTube nibwo buryo bunyorohera. Uraza muri ya email yawe, wenda uraza uyishyire muri YouTube nyine. Ababizi murabizi, wenda iyo email yawe yitwa uko bayiguhaye. Uraza uyishyire muri YouTube nyine kwa kundi email yi-updatinga muri YouTube. Ukimara kuyishyira muri YouTube uraza ukanda hano handitse Google, tugiye guhindura recover email. Uraza ukanda hano handitse Google account, kugira ngo ukurikire step by step. Uraza ukanda hano handitse Google account. Ukimara gukanda hano handitse Google account ndagira ngo ukurikire step by step. Uraza ukanda hano handitse ngo security sign in. Ukimara gukanda hano handitse security sign in uraza ukanda hano handitse recover and email. Uraza ukanda hano handitse recover and email, utegereze akanya gato kugira ngo ukurikire step by step. Guys, wibuke gukanda subscribe. Hano ikintu bagusaba password. Ngiye nkoresha password ya wifi. Urabona nkoresha urutoki rutarigo, ndahita nshiramo urutoki bikunde. Wowe ni gukoresha password isanzwe urayishiramo nabyo birakunda. Urahita ureba kuri page imeze ukungu. Ukimara kurebuka kuri page imeze ukungu uraza ukanda hano handitse add recover email. Uraza ukanda hano handitse add recover email. Uraza muri Telegram yawe nk'ibisanzwe, ndagira ngo ukurikire step by step. Uraza muri Telegram yawe nk'ibisanzwe urebe ya email ya recover email barabayiguhaye, uyize uyikopiye. Ukimara kuyikopiya uraza uyipestingemo hano. Ukimara kuyipestingamo hano, kano kamenyetso ka hano karita kaba save, karita kaza mu ibara ry'ubururu ritukura cyane, ugakanda. Ukimara kuyisavinga baravuga uyiverify. Wowe ntabwo urayiverify, urakanda cancel. Ukimara gukanda cancel nanone uraza ukande done, utegereze akanya gato. Bahita bakwereka bino how to create account for Gmail Farmer, nibyo bahita bakwereka. Iyo bakweretse bino email yawe iba yakunze, uhita uzi kuri balance yawe, wabundi amafaranga uhita ubona yageze kuri holiday, ugategereza amasaha 48 gakaza kuri balance, kuko gahita gajya kuri holiday. Uko nguko niko ugenda ukeretinga email, ukeretinga muri email. Guys, ndabizi neza uburyo mbivuzemo ni uburyo buramenywa n'abahanga cyane, ariko muranyihangana. Nzi ko email ya iPhone yanjye ifite ubushobozi bwo gukora indi mail, none biranze mbayoboye inzira ntari kubikora. Muranyihanganira gusa nimbona telefone yindi ishobora kuba yakunda gukoresha email ndakora part 2 noneho y'ukuntu nanjye ndi kubikora kugira ngo biborohere. Gusa n'utabimenye, namba yanjye WhatsApp arayisanga muri comment ya mbere no muri description. Anyandikire muhamagare screen, muhamagare video call, ansharinge screen ya telefone ye, mwereke uko byose bikorwa step by step. Guys, amafaranga Gmail Farmer ari gutanga nabacike gose, nabari usigara w'umunyarwanda. Ndabona ari gukanda kwa kano kamenyetso ndabona kakunze. Guys, rero iyo ugeze kuri page imeze gutya, umaze gukora ibyo byose nkubwiye, wihangane utasobanukiwe unyandikire kuri namba yanjye WhatsApp ngusobanurire byimbitse nkuko nababwiraga. Uzi ugakanda hano handitse balance, ko wari bwo bwa mbere. Uzi ugakanda hano handitse balance, uzi ugakanda hano handitse balance. Kimwe ukanda hano handitse balance, uhita ubona amafaranga wakoreye. Ndabona nahinduye currency. Guys, ndabona currency yanjye cyagiye naberekaga, ndabona hagiyemo ikindi gihugu nazi. Kamanze mpindure currency kugira ngo mbibereke. Nshaka u Rwanda. Urabona ko u Rwanda ruje.
nkanda hano handitse back nze kuri balance, urabona ko uhita ubona amafaranga yawe yagiye hano kuri holiday, hano mu manyarwanda, hano mu madolari. Guys rero iyi application ikoreshe uyibyaze umusaruro. Muri part 2 izaheruka nzabeka uburyo nzashaka telefone noneho mverifiye neza ko email irakora neza, mbikore gutyo mbereke n'uburyo babikuza kuri nuza. Ushaka kubikuza uraza ugakanda hano handitse payout, urabona ko harimo uburyo bwinshi bwo kubikuza. Urabona ko harimo uburyo bwo kubikuza kuri BBT20 kuri balance 0.9 by'idolari, niyo minimum yo kubikuza kuri BBT20. Urumva hano amafaranga yose wakoreramo wahita uyabikuza gageze kuri balance gatari holiday. Urabona ko harimo uburyo bwo kubikuza kuri Binance, uburyo bwo kubikuza kuri TRX, Bitcoin, ni henshi wabikuriza kuri za Dogecoin, Dash, Bitcash. Guys rero ntanshoje iyi video y'uyu munsi. YouTube channel ya Uziye Tech Media, uzverifie neza guys ko wakanze subscribe kuri iyi YouTube channel, uverifie ko wakanze subscribe kuri iyi YouTube channel. Guys rero ntanshoje video y'uyu munsi, mutazacikwa na video z'ubutaha. Yari Uziye Tech Media, Imana ikomeze ibarinde ibahe umugisha cyane. Kandi iriya video nakoze ndi kuvuga kuri Okipe, abantu mwagiye mukanyitukishwa muri comment ngo muzabibona muri kubona ko Okipe yabaye icyamamare ku isi hose, iri kuvuga ati yatanze ibiceri ku munsi izaba yarangiriyeho, kuko imara igihe kirekire. Igihe uzasanga nko muri 2030 bari kuvuga ngo hari business yahereye muri 2025 ikora, ikaba igeze muri 2030 ikaba ariho yafunze waranze kuyikoresha nariguhaye 2026. Guys iri application iyi Okipe guys nakozeho video, ngiyi nakozeho video ariko ni mu byizera, dore ngiyi guys nakozeho video. Nababwiye mushora, umuntu udasobanuka ibyo gushora anyandikire inbox mwereke uko bikogwa, ariko nimwumva guys, nimwumva. Singiyi guys, ngiyi rwose Okipe, dore kare withdraw code. Urabona ko nagiye mbikuza kabaye successful, ndicuza kuba natarayimenye mbere, ariko aho yimenye ndayibahaye, ariko mwanze kuyikoresha. Singaya nagiye mbikuzamo yabaye successful guys, singaya nayo nabikuje mu gitondo garangiraho ejo, ko iyi ngiyi kumbyiramo nyuma y'amasaha 28. Guys iyi application utari kuyikoresha uri guhomba. Nayikozeho video ndababwira ati umuntu utarasobanukirwa nyandikire kuri namba yagiye musobanure ashore muri application muri nangira. Guys rero nanshojeje video y'uyu munsi, nari ndi kubatebutsa ko iyi application ari application yonyine yiza wakora amafaranga online muri investment zose zibaho, kumwe na TMB isaba igishoro cyinshi, niyo mpamvu natayibahaye, ahubwo nayibahaye kuko ino isaba make mu 9,200 ntari menshi. Guys ukajya ubona ibaze gushora mu 9,200 ukajya ubona 736 ya buri munsi. Izindi ushora 22,000 ukabona 600 ya buri munsi muri TMB. Ababizi murabizi. Guys rero application ni gucika, yikoreshe umuntu uwo munyamahirwe mukoresha iyi application.